Aba ni ababyeyi bari bahuriye ku kigo cy'amashuri abanza cya Gahondogo baje muri gahunda y'igikoni cy'umudugudu ahari hahurijwe abana kugira ngo bategurirwe indyo yuzuye. Aba babyeyi barashimiye gahunda y'igikoni cy'umudugudu kuko ngo yabigishije gutegurira abana babo indyo yuzuye. Aho bavuga ko mbere wasangaga batazi gutegurira abana babo indyo yuzuye ngo bigatuma barwara indwara ziterwa n'imirire mibi. Batwigisha gutegura indyo yuzuye kugira ngo abana bacu badahura n'ikibazo cyo kurwara bwaki, kugira bakure neza, mbese tubategurire ibyo kurya neza. Bari barimo ariko ubu nta bakirimo, bitewe n'uko ababyeyi benshi ntabwo twagize amahirwe yo kugera mu ishuri, ntabwo gutegura indyo yuzuye twari tubizi, ariko ubahigereye inaha twabashije kubimenya twese. Ubu tumaze kumenya, nk'ubu nkanjye maze kumenya ko indyo yuzuye igizwe n'ibice bitatu, nkamenya ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, ariko ibyo ntabyo narinzi. Mbere y'uko tumenya y'uko gutegura imirire myiza y'abana ari ngombwa, wabashaga kuba wagenda ugategura ibiryo bidafashije ukabigaburira umwana, ugasanga umwana wawe aragwingiye, ukibaza ese niki cyabaye ko umwana wanjye adakura neza, ariko ari bwa bumenyi buke bwo kutamenya ko tugomba gutegura imirire myiza y'abana. Maze kugera hano bamaze kudutoza, namenye yuko utegura ibyubaka umubiri, birinda indwara, bitera imbaraga, umwana agakura neza. Nyuma y'uko amenya ibyo ngibyo, ubu umwana wanjye asa neza. Naho mbere rwose waramureba ukavuga uti si uyu mwana byagenze bita. Mbese nyine urebye twabyiga, wasangaga abana bacu nyine batariho neza, ubona nyine badafite nyine ubuzima bwiza, ubona nyine bitagenda neza, ariko aho twigiye dusigaye tubona abana bacu nyine bameze neza, mbese ubona nyine batoshe, bitewe n'uko tuzi kubatekera nyine indyo yuzuye. Aba babyeyi baravuga ko mu duce batuyemo nta mubyeyi utaritabiriye gahunda y'igikoni cy'umudugudu ngo kuko iyo abonye yari afite umwana ufite imirire mibi ngo kuri ubu akaba ameze neza ngo nawe ahita yitabira. Aba babyeyi baragira inama n'undi mubyeyi waba utari mu kagari ka Cyabagarura ko kwitabira gahunda y'igikoni cy'umudugudu ari ingenzi. Nta bakibaho batitabira ino gahunda kuko twese ubu twamenye ubwenge, twamenye ko kuko umuturanyi wawe iyo abonye wabigiyemo wari urwaje umwana akabona arakize, nawe ahita agira ubwenge mukajyana. Nababwira nabo kwishishikarira iki gikorwa cyo kujya mu gikoni cy'umudugudu kuko gituma abana bacu bakura neza, ntibagire ibindi bibazo by'imbogamizi y'imirire mibi. Haramutse hari abagihari nabashishikariza, bitewe yuko nanjye uwanjye nabonaga nyine atameze neza, bitewe nuko nyine ataragize nyine indyo yuzuye, ariko bitewe nuko nayo mutoje asigaye ameze neza, mbese aratoshe, mbona nyine ari umwana nyine ushimishije. Hari niyo yita umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyabagarura aravuga ko igikoni cy'umudugudu hakorerwamo ubukangurambaga bwigisha ababyeyi gutegurira abana indyo yuzuye. Uyu muyobozi aravuga ko kandi mbere y'uko iyi gahunda y'igikoni cy'umudugudu igera mu kagari ke mu mwaka wa 2019-2020 bari bafite abana bagera ku 8 bari mu mutuku, ariko kuri ubu ngo hasigaye 2 nabo bamaze kuva mu mutuku. Iki gikoni cy'umudugudu hakorerwamo ubukangurambaga ko mubibonye, hakaba harimo kwigisha ababyeyi gutegura indyo yuzuye no kubereka uburyo bagomba kuyiha abana. Hamanje haba ubukangurambaga, twari dufite abana 8 mbere babaga mu mutuku mu mwaka wa 2019-2020, ariko ubu ngubu muri rusange uko twagiye dushyira ingufu muri iki gikoni cy'umudugudu no gukangurira ababyeyi indyo yuzuye, twari dusigaje abana 2 nabo ubu bavuye mu mutuku, ubu bameze neza nabo. Ubwo ni ubukangurambaga bwagiye budufasha kugira ngo tumenye abo bana kuko twagiye house to house. Gahunda y'igikoni cy'umudugudu n'ingaruka kwezi igahuzwa n'umunsi wo gupima ibiro by'abana kugira ngo harebwe ko ibiro byabo bigenda bizamuka ku bana bari hagati y'amezi 6 n'imyaka 5. Tungandame Munezero Pierre, Prime TV mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru.